karatembagara ngewe rero mbabwira Apostle inzu yanjye itashywe n'abadiaspora hanyuma ngenda mbona ukuntu nawe Imana igenda imugira neza uko nabonye Sophie siko mubona byarakomeye Women Foundation ndetse na Noble Family Church tuza gutekereza ko habaho igikorwa cyo kumuhinza igikorwa nk'iki ni kirivuzi mu by'ukuri ni kwerekana ya Mana twamenye ya Mana itanga bikava amagambo bikajya mu bifatika urumva gifite imyaka 32 ibyo nabonye ni byinshi ariko iyo urebye ibintu wagiye ucamo ukavuga ibi bintu Imana ibikugejejeho njye nari nzi ko bitabaho ntabwo numvaga ko umuntu yakugurira inzu akayiguhereza gutya numvaga ari ibintu babeshye iki gikorwa cyagaragaje yuko it's indeed a faith in action ni ukuri gukorera Imana tukubakika tukamenya ijambo ry'Imana ariko n'Imana ikadukorera n'ibintu bifatika nk'uko kuba twabonye inzu ni inzu ifatika ni inzu nziza ni inzu igiye kubamo abana b'Imana rero ni ibintu byiza kuba tudakorera Imana gusa ngo bibe amagambo ahubwo bino mu bikorwa ikintu navuga kimwe ni uko Noble Family Church irema mu rukundo muraho neza tubahaye ikaze kuri Philo Hope twizere yuko muri amahoro kuko ibyo nibyo tubifuriza nkuko mumaze kubibona kandi muri bwongere kubireba mu kanya Apotre MIGNONNE Kabera yahaye umwe mu bakristo be inzu nziza irimo n'ibikoresho by'ibanze Apotre MIGNONNE Kabera ku batamuzi niwe founder akaba n'umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministries ndetse na Noble Family Church ku bufatanye n'abakristo ayobora bakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo guha uyu mudamu impano y'inzu impano nziza cyane nk'uko mubizi inzu ni kimwe mu bintu bidafitwe na benshi ndetse bivuna abantu benshi kubigeraho kenshi na kenshi usanga inzu ari ikintu kidakunze kororera abantu kuba bakibona kuba rero wayihabwa mu buryo bw'impano ni ikintu gifatwa nk'igitangaza mu by'ukuri ndetse n'uwakoze icyo gikorwa abakoze igikorwa cy'indashyikirwa kuko ntabwo ari ibintu bikorwa n'abantu benshi muri iyi si turimo ibyo rero MIGNONNE yabikoze afatanyije n'abakristo ayobora ni igikorwa cyiza cyane yamukore nk'uko mubibonye harimo n'ibikoresho by'ibanze si ibyo gusa nk'uko muza kubibona hari undi single mother iyo bavuga single mother baba bashaka kuvuga umukobwa cyangwa se reka tuvuge umugore ufite abana wabyaye umwana umwe cyangwa se abarenze umwe ariko akaba atabana n'umugabo cyangwa se akaba adafite se w'abana niba ariko twabyita so abo rero nibo bakunze kwita single mother umwe muri abo rero mu itorero rye nawe yahawe bamuhaye igishoro cya miliyoni 5 z'amanyarwanda nimwumve ko nicyo nacyo ari igikorwa cy'indashyikirwa kandi gikomeye cyane cyonyine kubona ayo mafaranga hari abantu biruka nyuma ya banki kugira ngo bazayabone na miliyoni 1 byonyine
bikaba byababiza icyuya ntibiborohere, ndetse wanayabona ugasanga baguciye ibintu byinshi cyane, hari n'andi mafaranga baguciye hejuru y'ayo ngayo bagashyiraho ndetse n'inyungu uzishyura, bikarangira wishyuye mu by'ukuri aharenze ayo ngayo yenda kwikuba inshuro ebyiri cyangwa se rimwe na rimwe yenda kwikuba inshuro eshatu, bitewe n'inyungu n'igihe uzishyurira n'ibindi. Kuba rero ushobora guhabwa miliyoni 5 z'amanyarwanda ukazihabwa nk'impano ni ikintu gikomeye cyane, akaba ari ikintu umuntu yashimira Mignonne cyane, ndetse n'abakristu bafatanyije uwo murimo muri Noble Family Church. Tubararikiye gukurikira iyi video yindi, turaza kugira icyo tubivugaho nyuma y'ahangaha. Ariko mbere ko tubivugaho, si ibi byonyine Mignonne yakoze, yajya akora ibindi bikorwa cyangwa se asanzwe akora ibindi bikorwa by'indashyikirwa. Hari abo yagiye aha amamodoka, hari umusanzu atanga ndetse no mu nzego z'ibanze z'igihugu, hari umusanzu atanga mu gufasha abatishoboye. Ni ibintu bitandukanye, bafite imishinga bakora ifatika. Ni na mpamvu babwiye nimuze gukurikira ko hari icyo tuza kuza kubivugaho nyuma y'iyi video tugiye gukurikira, ntimujye kure. Friends, yes, ashimwe. Rero nagira ngo uyu mwanya, so I would like us for this time, yes, hari umukozi w'Imana, there's a servant of God, uri muri PS, who is in PS. Sinzi ko ahari Deborah. I wonder whether Deborah is here. Yes, arahari. She's here. Yes, iri joro muziko twamwemereye igishoro. You remember we promised her capital tonight. Yes, no muririmbyi. She's a singer. Akaba ari umusingle mother. And she's a single mother at the same time. Urabyibuka ko Imana yabivugiye aha, niyo mpamvu tuje aha. And that's why we're here. Twari mu ihema. We were in a tent. Tuvuga ko uku kwezi ni kuturangiza igishoro cye cya miliyoni 5 zo gukora kizaza. And we say that at the end of this month, her capital 5 million will be available. Ako gaseke. So that basket, yes, karaza kuva muri finance direct kahite kajya kuri telefone ya Deborah iri joro. That basket of that amount will come from the finance department and go onto our account tonight. Imana inamwongerere kuri ayo ngayo akomeza abone menshi. May God bless her and increase her so she may get more. Akomeze yiyongere kugira ngo bigende neza kurushaho. May she continue to increase so that everything will be well with her. Ntabwo ari ukumuhanga agiye gukora gusa, ajya tumbwira tumusengera tumusupporting twumva uko bimeze. We're not giving her to go work, do business, but we will be praying for her. She will be informing us and we'll keep her in our prayers. Ariko ufite n'icyo ukora mu ihema. Amen. You will be singing for the Lord while you have something to do in the tent. Kwa Sophie n'umutware we. Sophie uvuye hano. And the Sophie, Sister Sophie who came from here. Yes, tutegereje ko babafasha, dufite department ya project hano kugira ngo gatoya babafashe. We have dufite gahunda nabo yo kuzabaremera icyo gukora cyihariye ku bwa Sophie kuko iriya nzu ntiwayiba mushonje. So we have a department in charge of projects here. We are going to help them to have a small scale income generating project. You can't live in that house when you're hungry. May God give them food in the house. And want to take this opportunity to thank our government of Rwanda. Because they taught us that rather than giving someone fish, you can teach them how to fish. After our nation helped so many people, and they realize that they actually consume everything that they give them in terms of support. Sometimes we go for outreach and we leave food for them. That's food for the event. But we also follow up the different programs of the government. You realize that trainings, people graduate.
after training and they are supported. noneho bagakora ibikorwa byo gukora bito bito ariko bakana graduatinga umuntu ukamukurikirana ukabona ko umuntu donc akomeye ashikana. And they do small scale generating projects and they are followed up to make sure that they are productive. So kubazi program ya NST2 harimo n'ikintu cyo kugira ngo habeho kuvana abantu mu bukene bukabisha. And for you who know the program of NST2 is to get people out of extreme poverty. Yes, rero kandi muri iki gihe gito. And in just a short time. Yeah, kuko ntabwo nareka kubibabwira kuko ibyo turakora turabikora mu gihugu, turakorana na community, turakorana na za district, turakora hano turi. Natwe twatangiye program hano murabizi ko imaze igihe twigisha abagore, murabona ko badoda, murabona ko bakora business hari Kagugu. Uyu munsi ababyeyi babari abana muvuga ko dufite center gusa ariko ntimuvuga ko dufite ababyeyi twigishije kugira ngo bafashe bari abana ntazongera kujya mutuku banyina. Uyu munsi basigaye bacuruza soya bakanayikorera bikagenda neza. Well, in different projects, the policies of the government, yes, we work with districts and we help. We have vision ya leta yacu nziza kugira ngo habe sustainability. Because of the good vision, so, we work so that there will be sustainability. May God bless His Excellency, the President of the Republic of Rwanda. Well, we thank the Lord because we know they will not be hungry in that home. So that program is available. And we have the maid servant of God and Sophie who works in the Kagugu Center. Midnight. For you who are in the midnight, now they have understood. They are the basket of midnight that will end with the tent. Yes, yeah. She will take the message of the basket. And in the days to come, process yarangiye. After the process is completed, yes, mu minsi iri imbere nke mu cyumweru muzamubona ari kugendera mu gaseke. In just like a week, you will see her walking in that basket. Amen. Muzabona niba agaseke ari ibubu muzahura yambaye. Yesu abaho umugisha cyane. You will know whether it's ndabashimiye. God bless you. I appreciate you so much. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira umurimo kuba gupfuye, ngo kwizera iyo kuri konyine ariko kudaherekejwe n'imirimo kuba gupfuye. Icyo bisobanuye ni iki? Ntabwo hagomba kuba icyo bita faith in action. Ntabwo hagomba kubaho gusa kwigisha abantu ngo Imana irakiza, Imana ikura abantu mu bukene, Imana izakugira neza, ngo bigarukiraho. Bigomba guherekezwa n'ibikorwa. Niba uvuga ubwiye umuntu ko Imana imukunda akennye, mu mufuka ukaba ufitemo 100,000, ukaba udashobora kubavanamo na 5 cyangwa 10 ngo muhe, ntacyo ubwo butumwa bwawe bumaze. Niba iwawe ufite umufuka w'umuceri w'ibiro 50, ukagira umufuka w'ibiro w'ibirayi, ukagira umufuka w'ibiro 80 w'ibishyimbo, ukaba udashobora kubavanamo ikiro kimwe 2 3 ngo ubihe wa mukene, ubutumwa bwawe ni mfabusa, ntacyo bumaze. Niba uri umuyobozi w'itorero ukaba muri iryo torero ryawe batura amaturo arenga 1,200,000 buri cyumweru, ukaba udashobora muri ayo maturo kuba wavanamo n'ibihumbi 300, 400, 500 byo gufasha abakene hirya no hino, mubaremera mu dushinga duto tubakura mu bukene, ubutumwa mukora ni mfabusa. Ubuyobozi bw'iryo torero ntacyo babumariye abo bakristo. Uko niko kuri, wenda turaza kubigarukaho mu kanya gatoya. Ibi bikorwa rero mubona Mignonne akora, Apotre Mignonne akora byo gufasha abantu, ni ibintu ngewe ku giti cyanjye nkeka ko atari nge nyine, ntajya mbona n'abandi bantu babikora. N'ababikora niba bahari ni bake cyane. Niba hari n'ababikora mu buryo ndavuga bukomeye cyangwa se bunaruta ubwo we akoresha, ubwo babikora rwihishwa cyangwa se mu ibanga rikomeye ku buryo abantu batabimenya. Ariko ibyo nabyo ndabidawutinga cyane, kuko iyo ukoze ibikorwa bigaragara byo gufasha abantu cyane, biragoye yuko wabikora ngo bibure kumenyekana. Na Yesu yafashije abantu, uburyo yabafashije byari bigoye cyane ko
abantu babiceceka, kuko biragoye ko wakorerwa igitangaza. Wa mudamu wari umaze imyaka n'imyaka ava amaraso agahura na Yesu, yamukoraho agahita akira. Icyo kintu ni igitangaza gikomeye cyane ku buryo ari wowe kibayeho. Sinzi ko waceceka. Ikindi niturebe cyagiye abantu Yesu, abantu benshi bari baje kumusanganira, uburyo yatubuye amafi, imigati, biba byinshi cyane, abantu bararya kuko yabona ko bashonje. Ibyo nabyo ntago waba wakorewe ibintu nk'ibyo ngo bibure kumenyekana, ko ni ibintu biba byabaye ku mugaragaro. So n'ibingibi rero Mignonne aba yakoze ni ibintu akora kandi ukabona ko bigiye ku mugaragaro, bikagaragarira amaso ya buri wese. Ntago ari ibintu rero byihisha cyangwa se umuntu akwiye no guhisha. Nta n'impamvu yo kubihisha. Ndabizi ari abantu bavuga ngo nujya gukora ibyiza ngo si ngombwa ngo abantu babimenye. Kubera iki? Nimukora ibyiza bimenyekane. Kuki se abakora ibibi byo bimenyekane? Kuki abatukana bajya ku mugaragaro kuri za YouTube bagatukana ibitutsi bikomeye cyane, bakagambanirana, bagasebanya, bakabeshyerana? Kubera iki abo ngabo babikora ku mugaragaro? Kuki abakora ibyiza bo mutabareka ngo babikore, babishyire ku mugaragaro? Ni byiza yuko ibyiza bijya ahagaragara. Ibi Apotre Mignonne akora nibyo ubundi itorero ryari rikwiye kuba rikora. Baravuga ngo roho nzima ikwiye gutura mu mubiri muzima. Roho nzima mu mubiri muzima. Nituvuga umubiri muzima ntabwo tuba tuvuze gusa amagara mazima, ahubwo tuba tuvuze no kuba ubasha kubona ibyibanze bituma ubaho neza, iyo bita basic needs. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo ufite aho kuba, aho utuye, haba ari wawe cyangwa se atari wawe uhakodesha, ariko ufite ubwo bushobozi bwo kwishyura. Ukwiye kuba ufite icyo kurya, mu by'ukuri kurya, kandi nimvuga kurya no kurya neza, ntabwo ari ukurya ibishyimbo birimo amaminwa buri munsi kuko wabuze ndutuvu tushyiramo. Ntabwo ari ubwo urya ibintu bidahiye kubera ko ufite ikibazo cy'umuriro wo kubitekesha. Ngira ngo murumva icyo ndi gushaka kuvuga. Niba urye koko ibiryo, niba wahisemo kurya iyo myumbati itogotesheje, ubwo biba ari ku bushake bwawe, ariko atari ukuvuga ngo wayiriye kubera ko wabuze utuvuta two kuba wenda watekesha iyo myumbati. N'urugero, niba wahisemo kutarya inyama, biba ari ubushake bwawe, ariko atari ukuvuga ngo wabuze ubushobozi bwo kuba wagira gute wagura za nyama ngo uziteke. Icyo nicyo turimo kuvuga, kubaho neza. Ukaba ufite icyo kurya, ukaba ufite icyo kwambara, muri make ukaba utekanye muri rusange mu buryo bwose. Niko byari bikwiye kumera. Itorero ritaguye ibyo bintu by'ibanze, ndakubwiza ukuri, ntacyo riba rikumariye. Aho uzumva babigisha inyigisho zo kubakuramo utwo mwifitiye, kuko abo nibo benshi dufite, ukumva ngo Imana irabakorera ibitangaza, muzana aya maturo gutya na gutya amaturo adasanzwe, Imana irabakorera ibitangaza, muture, zana ibyo ufite. Niba ari imodoka yitangiye ku murimo w'Imana, kubw'umurimo w'Imana, niba ari inzu yitangiye kubw'umurimo w'Imana, niba ari amafaranga yatangiye, nayo ngayo usigaranye yatangiye, nushaka gusubirira aho ngaho, Imana izaguha umugisha, izagukubira. Izo ntago ari inyigisho zo muri Bibiliya, ntago ari inyigisho z'ubumana. Ibyo barabikora, ni kangahe abantu babikoze imyaka igahita indi igataha, abantu bagakomeza bagakena kurushaho. Ntabwo ibyo rero ari inyigisho z'Imana. Inyigisho z'Imana ni ukubwira abantu ariko unabafasha muri bya bindi batanze, kuramo ibyo kubafasha. Niko bigomba kugenda. Bakomeze babone byinshi, muri bya byinshi bakuremo bike byo gushyigikira wa murimo barimo cyangwa se ryatorero barimo n'ibihakorerwa, ariko wibakamuramo n'utwo bafite twose. Mu bijyanye n'imikorere y'abayobozi b'amatorero n'amadini, biri mu byiciro bitatu. Ndavuga ibijyanye n'imikorere kuko ibijyanye n'umuhamagaro, uburyo bahamagarwa, byo ibyiciro byabyo nigeze kubibabwira mu yindi video, nibikunda ndaza kuyipininga.
hari indi video nakoze igaragaza uburyo abantu bahamagarwamo, ibyiciro by'abakozi b'Imana, abo twita abakozi b'Imana, uburyo bahamagarwamo. Ariko ahangangiye kubabwira ibyiciro bitatu nihuse, sindi bubitindeho cyane bisobanuraho, ariko ni ibyiciro bitatu bijyanye n'imikorere. Icyiciro cya mbere n'abayobozi b'amadini n'amatorero basubiza inyuma ubuzima inyuma bw'abakristo abo bayobora, babeskuroka, babakuramo ibyabo, babakoresha ibyaha bitandukanye, babasubiza inyuma mu myumvire kubera ko barimo kubigisha inyigisho zitari z'ukuri, zibangisha igihugu, zibangisha abavandimwe, zigira gute, mbega bikarangira abantu babarindagije burundu. Icyo nicyo cyiciro cya mbere kandi cyaranze cyane amatorero yo muri Afurika, yo mu bihugu byacu byo muri Afurika igihe kirekire, imyaka myinshi. Icyiciro cya kabiri kijyanye n'abo bitwa abakozi b'Imana mu buryo bw'imikorere, nabatakuteza imbere, ntibanagusubiza inyuma cyane, bakakugumisha aho ngaho, muri make bakakudindiza, ukaba uri aho, ari ahantu gusa ugenda ugahabwa akamorale ko kubyina, mugasirimba, mukaririmba amakorasi, mukabyina, mukumva indirimbo za korali, bakababwiriza ijambo, ugatahira ibyo, nta kindi. Nabwo ijambo riri aho ngaho riri superficial, kuko ijambo ritarimo imbaraga z'Imana, ijambo ritarimo reka tuvuye amavuta, iri jambo kuko ndimo ndagerageza gukoresha imvugo wenda abantu bumva vuba, ijambo ridaherekejwe n'ibikorwa nk'uko twabivuze, ibyo biba ari imfabusa, ni ibintu biba biri superficial, ni ibintu biba biri aho ngaho, ibintu biba biri shallow, ntabwo biba biri deep, ni ibintu burya amapisine, abantu bagira ahantu za pisine, za swimming pool, usanga hariho ubujyakuzimu, uburebure bw'ubujyakuzimu, bakunze gushyiraho uko hareshya, bakakubwira ati na metero imwe ahangaha, hano ni metero ebyiri. Impamvu babikora ni iki? No kugira ngo umenye uko hareshya. Hari nabo bakubwira bati ntago wemerewe kudivinga, ntago wemerewe kuplonja, kwijugunyamo muri ya mazi, kubera ko niba ari hagufi ushobora kujyamo muri ubwo buryo bwo kudivinga, bwo gusimbukiramo, wenda ukaba wabanziriza umutwe, ukaba wagira ikibazo, ukaba wamugara cyangwa se ukaba wanapfa. Hari igihe rero babikubuza. Hari inyigisho zimeze gutyo, ni ngufi cyane, ntabwo zifite, ntabwo ari ndende, ku buryo benshi birangira ahubwo zibagiriye nabi. Nicyo hano nshaka kubasobanurira. Icyo ni icyiciro cya kabiri, ni ukuvuga ngo ni umuntu ukugumishaho, ni ibintu bidafite icyo bikumarira, ahubwo iyo utarebye neza, iyo bitinzemo birangira bigushubije inyuma. None icyiciro cya gatatu nicyo cy'abantu bakora ibikwiriye, babandi bafasha, wundi ukwigisha inyigisho nzima, inyigisho zihindura ubuzima bwawe, ukaba umuntu muzima, imiryango ikubakika, ikaba mizima, abana bagakura neza mu muryango muzima ufite ubuzima, ababyeyi abantu bagashakana bakarinda basazana. Ibyo abantu babigisha, amatorero ameze gutyo. Niba uri mu itorero rimeze gutyo ntuzarivemo, niba uri mu idini rimeze gutyo ntuzarivemo. Ariko yandi abiri nakubwiye, ukamara imyaka 5 nta kintu urageraho, barakugezaho 7, 8, 9, ahubwo bakunyunyuza utwo wari ufite, witanga amanywa nijoro, aho hantu ntukwiye kuhatinda, uzarinda wasazira, kandi wicuze icyatumye utarafashe icyemezo hakiri kare ngo uve kuri uwo muntu. Abantu badindizwa n'abandi, abantu bagatezwa imbere n'abandi, abantu basubizwa inyuma n'abandi, abantu bagakomezwa n'abandi, bagatezwa imbere n'abandi. Ugomba kugira ubwenge, nk'uko Bibiliya ivuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Ikongera ikavuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya, kutagira ubwenge. Ubwenge rero ni ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi. Hari n'indi video ngira ngo nigeze kubivugaho. Mu nyigisho zigishwa hakwiye kwitabwaho izifasha abantu kwikura mu bukene ndetse no kwikura mu bindi bibazo bijyanye n'imibereho ya buri munsi.
ntabwo hakwiye kwigishwa ibitangaza gusa. Iyi video igiye gukurikiraho ni urugero rw'ibi maze kuvugaho. Ubwo ndacyari ahangaha kwa Mignonne, ariko hari n'abandi bigisha ibintu bizima pe, barahari no mu Rwanda. Dufite abandi bigisha b'ijambo ry'Imana, bigisha ibintu bizima, bahamagarira abantu gukora, bafasha abantu mu buryo butandukanye, batabayobya mu mitekerereze. Barahari bazima, ariko ntekereza yuko baracyari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda no muri Afurika muri rusange. Dukeneye benshi bakora ibintu nk'ibyo, bigisha ibintu bizima, banyuzamo bakigisha ibintu bizima byubaka abantu, ntibibagirirwe yuko ya roho batindaho ituye mu mubiri, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'igice cy'umwuka, umuntu agize n'igice cya roho kirimo amarangamutima, uretse ko bamwe bitewe n'imvugo bakoresha umwuka ari igihe bawita roho, so hakabaho none n'igice cy'umubiri. So ibyo bice uko ari bitatu biratandukanye kandi biberamo ibintu bitandukanye, ariko biruzuzanya kuko byose biri hamwe, byose biri mu muntu. Kuko wa muntu w'umubiri iyo atakiriho, ni ukuvuga ngo na bya binini biba bikiriho, bikora kubera ko wa mubiri uriho. Niyo mpamvu wa mubiri ukwiye kwitabwaho ndetse cyane. Iyi video igiye gukurikiraho ni urugero rw'ibintu tumaze kuvugaho. Turaza kongera kugira icyo tuvugaho nyuma dusoza. Abatambara inkweto bakazambara. Yes, we should get revelation of solution. A family, we save a nation. Dukiza umuryango tugakiza n'igihugu. I am so happy tonight. I am so happy tonight. Amina, save a family. Kiza umuryango n'igihugu kirakira. Ntabwo mbelieving mu gusabiriza. I tell you the truth, I don't believe in begging. That's me. I read somewhere it says I was young but now I'm old. But I've never seen the righteous and their seed begging. I have never seen ahantu hari gukiranuka havaho ibyaha, ahantu hari gukiranuka havaho condemnation, ahantu hari gukiranuka abantu baratera imbere, ahantu hari gukiranuka abudugudu bamahoro, ahantu hari gukiranuka abantu bararyama bagasinzira, ahantu hari because where there is righteousness, people get fed. Where there is righteousness, people have peace. Where there is righteousness, na gereza ziba vide, and even the prisons are empty. Tugomba kugabanya budget ya gereza niba dusizwe n'Imana. If we are anointed by God, we should decrease the budget of prisons. Tugomba guhagarara tugasenga tukabwiriza imyumvire igahinduka abantu bakavidurwa muri gereza. We have to stand, we have to preach, and people have to change their minds. And prisons release people who are free. Ibyaha, crimes and sins have to flee. Someone was in prison and read Rick Warren's book. Purpose-driven life. It's called The Purpose-Driven Life. Ubuzima. And they got saved. They preached to everyone in the prison. People's minds were transformed. Because the prison bodies, but God. Kimwe mu byatumye Philo Hope ibaho ni ugufasha abantu guhindura imitekerereze bakagira imyumvire mizima, icyo twita positive mindset. Philo Hope ni cyane umurimo gukurikira. Muri Afurika abantu bafite imibereho mibi ubasanga mu matorero. Umubare munini w'abakene niho uwusanga. Niba ubihakana uzabaze ijanisha ry'abakristo bari mu gihugu cyawe. Duhere no mu Rwanda. Abari mu madini muri rusange, abari mu madini mu Rwanda muri rusange babarirwa muri 90%. Shobora kuba banarenga. Abo ni abantu babarizwa mu madini gusa, bemera Imana, birumvikana ko biganjemo abakristo, ariko nuvuga ngo bemera Imana n'abantu basenga. Murumva rero ko abo bantu ni benshi. Niba bivugwa ko igihugu gikennye cyangwa kibarirwa mu bihugu bikennye ku isi, murumva ko namwe ko abo bakene
babarirwa aho ngaho muri ba bandi 90% cyangwa barenga. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko amadini n'amatorero adakora umurimo ukwiriye kugira ngo ibyo bicike mu matorero yabo. Niba akora igikwiriye, ubukene buzagabanuka, yewe hamwe na hamwe buzanacika burundu, bityo ibihugu byacu bitera imbere. Uwavuga ko amadini n'amatorero afite uruhare mu bukene buri mu gihugu ntiyababeshye. Mignonne amwe nabo bafatanyije umurimo bakomerezaho, ntihagire ikibaca intege, n'abandi nabo babigireho abatabikora, kuko nababwiye yuko hari n'abandi wenda babikora barahari, ariko abandi nabo batabikora nibabigireho, nibishoboka bakora ibirenze n'ibyo Mignonne akora. Ibibazo biri mu baturage bizabonerwa umuti ku buryo bwihuse, ko umuti kugira ngo uboneke ntabwo ari inshingano za leta gusa. Ese leta ninde? Nabo ngabo muri abo bakristo se tuvuga, abo banyamadini sibo barimo abayobozi se b'igihugu, nabo bava muri ya madini. So ni ukuvuga ngo rero buri muntu witwa ko yemera Imana, buri muntu witwa ko asenga Imana, buri muntu by'umwihariko ahanga turi muri context ya gikristo. Niba wumva ko kuri umukristo nyakuri, by'umwihariko ukaba waranakijijwe, warukwiye kuba intangarugero mu byo ukora byose. Tureke no mu itorero n'inshingano wahawe mu gihugu uzuzuze, wirinde gufata kurya ruswa, wirinde icyo waherewe izo nshingano ugikore, ugira uruhare mu guhindura imibereho y'abaturage. Kuko umuyobozi wese, umuntu wese uyoboye, yaba ari minisiteri yari yose, yaba ari ikigo cya leta, muri domene iyo ari yo yose, ikigamijwe ni uguhindura imibereho y'umuturage kugira ngo umuturage abeho afite ibimukwiriye iby'ingenzi, ibyangombwa bimufasha kubaho neza. Ari umusirikare ukora neza umurimo we n'umupolisi, abo ngabo urumva ko bafasha, n'izindi nzego, ubwo ndavuga RIB n'ibindi z'umutekano, bafasha wa muturage gutekana iyo arimo gukora icyo akwiriye kubakora. Wa wundi ushinzwe cyangwa se ukora wa mukozi wo muri minisiteri y'ubuhinzi, yakora ibyo agomba gukora, ni ukuvuga ngo agamije gufasha umuturage kubona ibyo kurya bihagije, bijye ku isoko ari byinshi kandi byiza byujuje ubuziranenge, kandi nibiba byinshi ku isoko ni ukuvuga ngo n'ibiciro bizaba biri hasi, abaturage bibe affordable ku baturage babona ibyo kurya. Yaba ari abari mu burezi, bagomba gukora akazi kabo neza, bagatanga uburezi bukwiriye, bitari bya bindi tweze kumva ngo hari umuministre wariye ruswa kandi y'ibihumbi 500 ugasanga bamufunze, kandi mu by'ukuri yari kubyirinda akarya yandi afite, kandi n'ubundi nayo abahagije, baba bamugenera umushahara uhagije n'ibyangombwa bihagije, ama benefits ahagije amufasha kugira ngo akore akazi ke neza, bityo hagatangwa ireme rizima, ireme ry'uburezi rizima. Rya reme niryo reforma, niryo retraining abantu, rikabashapinga bakazavamo abayobozi bazima b'ejo hazaza. Ni byinshi twavuga, ariko ugiye kureba domene zose niko bimeze. Ni nako bikwiye no kumera muri domene y'iby'iyobokamana. Wowe pasiteri, wowe apotre, wowe padiri, wowe musenyeri, wowe bishop, mu rwego rw'umurimo rwose, matitire yari yo yose wagufite, kora igikwiriye icyo ugomba kubukora. Tanga inyigisho ukoresheje icyo bita holistic approach, ufashe ku buryo inyigisho zawe zikora ku mutima, kuri roho, zikora ku mwuka w'umuntu, zikora ku mubiri, byose ugaharanira ko biba bizima. Bityo nawe uzaba urimo gutanga umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu, kuko umuturage, uwo mukristo ni n'umuturage w'igihugu, uwo mukristo ni n'umuturage w'isi. Aho azava hose, nava no muri icyo gihugu akajya mu kindi gihugu, azahagirira umumaro, kuko ntacyo byaba bimaze kuba igihugu cyawe cyamera neza icyo umuturanyi ntikimere neza. Ntabwo nawe byagushimisha icyo umuturanyi kimeze neza icyawe kitameze neza. Niyo mpamvu buri muntu wese iyo akoze igikwiriye abagikorera isi, burya turi abaturage b'isi,
ni nayo mpamvu umuntu ashobora kuva mu gihugu kimwe akajya mu kindi agafata ubwenegihugu bwaho akanahatura akanahabyarira wa mwana akaba yakurira no muri icyo gihugu akazarinda wenda nanagipfiramo atarageze mu gihugu cy'ababyeyi be. So turi abaturage b'isi, ibyo ukoze byose ubu urimo gukorera isi. Murakoze, turabashimiye, mwakoze kubana natwe kuri Philo Hope. Twizere yuko iki kiganiro ari cyo cyabafashije, ari cyo cyabunguye. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, kandi ukore like, ukore na share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Murakoze, mugire ibihe byiza.